nongeye kubasuhuza undebere ino video witonze undebere ukuntu igicumba bagikubise bikarangira bakivunnye ukuguru. Uru ni urugomo rukabije cyane, uru rugomo rubereye Nyabugogo nk'ahazwi kwa Mutangana, nibwo kino gicumba baje kugikubita. Mubanze murebe ino video kwanza kugira ngo dukomeze n'andi makuru nyuma. Iki gicumba bagihoye iki, byagenze gute kugira ngo bagikubite? Banze urebe iyi video witonze. Kwa Mutangana Nyabugogo, aho igicumba kiri kurwana n'abagore babiri. Aba bagore basanzwe bakora akazi ko buraya. Ngira nkuko mwagiye mubibona kuri video, mwabonye uko kino gicumba bari kugikubita ingumu zo mu mutwe, bagikubitagura imigeri, aho umugore umwe yamufashe amaboko undi akajyaho agakubita. Byagenze gute rero kugira ngo kino kimuga kisange kiri kurwana n'abantu bagore babiri ngo basanzwe bakora akazi ko buraya? Igicumba cyarimo gisaba nkuko bisanzwe ku muhanda, umuntu agiye kugifasha, agiye kugihereza inoti y'ibihumbi 5. Bano bakobwa bahita baturuka nk'aravuga ati uyu muntu ni muzima, abari kwirwarisha, ushobora gusanga akaguru yagahishe. Abakobwa bakoreraga Nyabugogo, bakora akazi kazwi nk'ubuzunguzayi, ubwo bari gucuruza imyembe bayikura ku modoka bayigura makenya baza bayizunguza. Birangira rero bano bakobwa baraka, barabizi ko abakobwa ba Nyabugogo baba ari amasaso. Birangira badukiriye kino gicumba baragikubitagura barwana nacyo. Abaturage barakomeza barashungamiriza barebera kubona igicumba kiri gukubitwa n'abagore uko ari babiri. Abakamera bakomeje gukamera iki gicumba baragikubita kugeza amaginga ngaya, n'ukundi kuguru ntabwo kuri gukora bitewe nuko bagiye bamukubita banamukandagira mukubita ingumu zo mu mutwe. Iki gicumba rero ntabwo cyaje kuhava amahoro. Ako kanya isamagarwa imbangukira gutabara byihutirwa. Abo bakobwa nabo bahita bafatwa n'inzego za polisi ziba ziri gukora paturuyi hano Nyabugogo. Ni mu gihe kimuga cyese kijyanwa ku bitaro byihutirwa bya Muhima. Bageze ku bitaro bya Muhima bahita bamukubita transferi yo ku bitaro bikuru byo kuryanyuma kugira ngo bamwiteho neza, uko ndi kuguru nako kutaza kugira ikibazo, dore ko n'ukuguru kwacitse nabwo kwari gutangiye kuva amaraso, kugira ngo kino gicumba bakiteho kitaza kuhaburira n'ukundi kuguru. Abangaba bakubise kino gicumba bakiziza ubusa batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Bakurikiranwe cyaha cyo gukubita no gukomeretsa, gihanishwa igifungo cy'imyaka 3 ishobora kwiyongera ikagera ku myaka 5. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko bano bagore uko ari babiri bajyanwa bagatabwa muri yombi, bagakatirwa igifungo cya burundu bitewe n'ibyo bakoze, guhohotera ikimuga umuntu udafite ukuguru, bakamukubitira mu ruhame ndetse bakamwandagaza. Ibi byabereye Nyabugogo hano kwa Mutangana, nibwo iki gicumba cyaje gukubitwa n'abagore babiri. Uko abakora Nyabugogo bababona umunsi ku munsi, bavuga ko bano bagore bakora akazi k'uburaya, bagakora n'akazi k'ubuzunguzayi. Bityo rero baje kwiyongoza kino gicumba, birangira bagikubise bakivuna ukuguru, nuko ari kwavunitse batuma kuva amaraso. Ese ubundi byagenze gute ubundi kugira ngo kino gicumba ubundi bagikubite? Nagiye mbibasobanurira gatanu kuri kagenzi kako. Iki gicumba cyarimo gisaba umugore agiye kumufasha, agiye kumuhereza inoti y'ibihumbi 5. Aba bakobwa baturuka nk'agatera bahita bavuga ati uyu muntu aya mafaranga uyamuha ni muzima, babiririshwa, ahubwo bagakwiye kujya bagenda bagahinga. No kuvuga ngo mwanya wo gukora icyaha cyo kumukubita banamukomerekeje, kumva umuntu w'igicumba bavuga ngo ari kwigirisha umuntu udafite akaguru, bakavuga yuko afite akaguru, bivuze ngo ni ukumushinyagurira. Kandi iki ni icyaha bakoze cyo gushinyagurira umuntu, bivuze ngo umuntu ntakaguru afite, uvuze yuko afite akaguru ahubwo aba yagahishe. Bityo ibyo ngibyo bituma umuntu agwa muri koma, ndetse bigatuma umuntu abaho yigunze. Bivuze ngo rero uko no gukomeretsa umuntu, iki ni icyaha gihanwa n'amategeko, ni icyaha kikomeye cyane. Gufata umuntu ukamuha akato, gufata umuntu ukamuhimbira ukamushyiraho ibyaha, gufata umuntu ukamubwira amagambo amukomeretsa amwangiza, iki ni icyaha gikomeye cyane. Koko ushobora kumubwira amagambo nk'aya ngaya amwangiza bikarangira yiyahuye.
akiyahura bitewe na ya magambo wamubwiye. Bityo rero ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryataye muri yombi uyu mugore n'uyu mugore wundi, bombi uko ari babiri bafatanyije gukubita iki gicumba ndetse bakanakibwira amagambo akomeretsa umutima. Ngaho nguko rero batawe muri yombi, igifungo babakatira ni imyaka 3 ishobora kwiyongera ikagera ku myaka 5. Bivuze ngo bakurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake kandi babigambiriye, n'icyaha cyo kuvuga amagambo akomeretsa umutima. Ibi ni ibyaha bari gukurikiranamo. Abaturage basabwe ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko bano bakobwa bagenda bakabakubita agakoni ku buryo batazongera kubahuka abantu uko bibone biramupangu. Bamwe mu bakorera hano mu isoko kwa Mutangana babonye bano bakobwa, bavuga ko n'ubundi bano bakobwa basanzwe bakora akazi k'uburaya kandi bateza akaduruvayi, bagateza umutekano muke, barazunguza kandi kuzunguza bitemewe, bagura imyembe bakagenda bayisubiza, bagura imyembe bakagenda bayisubiza. Bityo rero kandi biro ntago byemewe nimba ushaka gucuruza ujya mu isoko. Bityo abakora mu isoko rya Nyabugogo bavuga yuko bano bakobwa bagende bafungwe n'ubundi batezaga umutekano muke, dore yuko n'abadaso bakorera hano Nyabugogo nabo babisobanura yuko bano bagore birirwa babirukankaho bakabacika, bikarangira abana batutse babahaye utwabanyina babatuka ku babyeyi. Bityo rero byatumye amakosa aba menshi, bahita bazana pandagare bahita bashyiramo bano bagore bombi uko ari babiri. Ngaho nguko rero bazize urugomo bagiye gufungwa imyaka isanga 3. Noneho niba bari bafite n'imiryango n'abana bagaburiraga, usanga abana bagiye kwicwa n'inzara. Urwishe igishara rusoma nibo bakoze icyaha, iyo bataza gusagara kino gicumba ngo bagikubite birangira bakivishije amaraso nta kintu bari kuba. Ngiye nguko rero nitwaga Kidasamura, urwego rwo tubakora rugakonkoma. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.